ndagusohoje uyu munsi rero nguhaye ikaze. Uyu munsi rero nkuzaniye ibimenyetso 10 bizakwereka ko umukobwa muhorana akwiyumvamo, wa mukobwa mugendana. Byumvikane neza, hari abasore benshi batazi kumenya ese uyu mukobwa arankunda, ese mubwire ko mukunda. Gasanga abasore benshi bafite ubwoba, kandi mu by'ukuri umukobwa hari ibimenyetso byinshi yakoze bihora binyura imbere yawe bikwereka ko wa mukobwa gukunda. Uyu mwanya rero kuzana ibimenyetso 10 bizakwereka neza kuko ko umukobwa muhorana akwiyumvamo. Reka rero tutatinze duhere ku kimenyetso cya mbere. Ikintu cya mbere kizakwereka ko umukobwa mugendana akwiyumvamo, icya mbere yumva mwahorana. Nk'uko rero bisanzwe ku bantu bakundana, umukobwa ugukunda kandi ukwiyumvamo aba yumva iteka mwahora muganira. Umukobwa niba akwiyumvamo aba yumva buri gihe wahora iruhande rwe, mwahora muganira, akaguhamagara kenshi kuri telefone akubaza waramutse ute, ko nari ngukeneye waza tukabonana. Nubona iki kimenyetso umukobwa ashaka kumuhorana, uzamenye ko uwo mukobwa akwiyumvamo, kandi uzamenye ko uwo mukobwa ashobora kuba gukunda. Reka tugere ku kimenyetso cya kabiri. Akwereka inshuti ze. Iki ni ikimenyetso simusiga kizakwereka ko umukobwa akwiyumvamo. Iki nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko umukobwa ugufitiye amarangamutima, nubwo utaramubwira yuko umukunda bwose, akunda kukwereka inshuti ze. Uzatungurwa no gusanga hari abakuzi kandi wowe ari ubwa mbere ubabonye cyangwa se ari ubwa mbere muhuye. Waba uzi impamvu? Nuko iyo ari kumwe n'inshuti ze aba azibwira ibyiza byawe, ababwira yuko uri mwiza, ababwira yuko uri umwana mwiza, ko ugira ikinyabupfura, ugira imico myiza, wambara neza, usa neza, ku buryo uzahura n'inshuti ze ugasanga inshuti ze zari zisanzwe zikuze. Iki nacyo kizakubera ikimenyetso ko uwo mukobwa akwiyumvamo. Reka tugere ku kimenyetso cya gatatu. Iyo mugirana ibiganiro aba ahari wese. Niba umukobwa akunda guha agaciro ibiganiro mugirana, akaguha umwanya mu gihe murimo muraganira, nacyo twagishira mu bimenyetso bizakwereka ko umukobwa akwiyumvamo. Tekereza nawe urimo uraganira n'umukobwa ukabona ntaguha umwanya, arakubwira ati vuga vuba ndimo ndihuta, kumeze ku buryo udasanga nta mwanya guha. Ariko umukobwa ukwiyumvamo azaguha umwanya, igihe uvuga azagutega amatwi ku buryo ubona ashishikajwe nuko wakomeza kuvuga. Reka tunyarukire ku kimenyetso cya kane. Ikimenyetso cya kane, aho uri hose cyangwa se we ahari aba yifuza ko mwaba muri kumwe. Agiye mu birori aba yifuza ko wamuherekeza, agiye ku isoko aba yumva ko wamuherekeza. Mbese activite zose, ibikorwa byose agiyemo aba yumva ko mwahorana. Ibi bituma ahora agusaba ko mwajyana mu birori. Ahandi ibyo nari maze kukubwira haruguru, ayifuza ko mwajyana mu birori, mwajyana gukina, mukajyana mu minsi mikuru, ahabaye ubukwe. Impamvu bimutera ni ukugira ngo mube inshuti zihariye kurushaho, umubano wanyu ube wavamo urukundo. Ni ukuvuga muri cya gihe gitegereje ko wamubwira ko umukunda, agerageza kuguha umwanya kugira ngo mube mwaba muri kumwe, ubone ya marangamutima ye, noneho ube wabasha kumubwira ko umukunda. Ubwo rero nubona ibimenyetso ntukaba umwana, tera intambwe ya mbere umubwire ko umukunda. Ikimenyetso cya gatanu rero. Ikimenyetso cya gatanu, iyo wisanzuye ku bandi bakobwa ntabyishimira. Byumve neza, we ni ukuvuga ngo yamaze kukwishyiramo, yamaze kukubona ko
ushobora kuba umukunzi we. Noneho rero kuba wowe utarabimubwira akakubonana n'abandi bakobwa, abigiraho ikibazo, aragufuhira, biramubabaza, biramubangamira. Kuba rero hari abandi bakobwa mwagirana ibihe byiza bituma abura amahoro muri we, ndetse ukabona ko binamubangamiye ku buryo bukomeye. Nubwo utigeze rero umubwira ko umukunda, ariko we agufata nk'umukunzi we, kabone nubwo utarabimubwira. Nubona rero umukobwa afite ibimenyetso ukabona arimo aragufuhira, atifuza ko wagirana ibihe byiza n'abandi bakobwa, icyo gihe rero umenya yuko umukobwa agufitiye amarangamutima kandi agukunda. Tera intambwe ya mbere umubwire ko umukunda. Reka tugere ku kimenyetso cya gatandatu, indoro. Byumvikane neza, umukobwa ugukunda afite uburyo akurebamo butandukanye n'ubwo yarebamo undi muntu. Umukobwa ugukunda kandi ukwiyumvamo akureba indoro, yagira icyo ikubwira. Ni ukuvuga uburyo akureba nabwo ni mesaje kuri wowe. Iyo ubyitegereje neza ubona ko uburyo akureba buba butandukanye n'ubwo areba undi muntu. Igihe muganira, igihe muvugana, igihe mugendana, igihe mugeze mu bantu, ubona indoro akureba n'uburyo akwitegereza bitandukanye n'uko areba abandi bantu. Reka tunyarukire ku kintu cya karindwi kizakwereka kuko umukobwa akwiyumvamo. Ibiganiro by'urukundo. Kenshi iyo muganira akora uko ashoboye kugira ngo muganire ibiganiro bigerekeye ku rukundo. Niba akunda kukubaza niba ufite inshuti y'umukobwa, nta kabuza nuko ashaka kugira ngo amenye, ese waba ufite inshuti, ese hari undi mukobwa baba bari gukompeta watuma utamubwira ko umukunda. Uzumva kenshi akunda no kukubaza uko umukobwa ukunda cyangwa wakunda yaba ateye, n'imico agomba kuba afite, imico igomba kuba imuranga. Ibi rero bizamufasha kumva niba hari ingeso udakunda yaba afite yamubuza kukwegukana. Ni ukuvuga niba kubaza ukunda iki, umukobwa wakunda bameze ate, nta kindi kibimutera no kugira ngo arebe koko iyo ngeso niba yaba yifite, kugira ngo abashe kuyihindura, kugira ngo abashe kureba ko yakwegukana. Niba umukobwa rero akuganiza ibiganiro, ni umwanya wo gutekereza neza, ugafata intambwe ya mbere ukamubwira ko umukunda, niba nawe ubona kuko yakubera inshuti. Ingingo ya karindwi cyangwa se ikintu cya munane, reka tunyarukire ku kintu cya munane cyakwereka koko umukobwa kwiyumvamo. Ikintu cya munane ni umunsi w'amavuko. Umukobwa ukwiyumvamo abazi byinshi bikwerekeyeho kugeza ku munsi wavukiyeho, cyangwa indi minsi ufite ikivuze ubuzima bwawe. Niba umunsi wizihizaho isabukuru yawe, igihe wenda umunsi wenda wibukiraho ibihe bibi wagize mu buzima, n'ibindi byose, mbese ibigerekeranye n'ibikorwa uha agaciro mu buzima bwawe bwa buri munsi, ibyo bintu uzasanga bizise. Ni ukuvuga ngo ujya kubona ukabona ku isabukuru y'amavuko aragutunguye, kabone yewe niyo waba utarabimubwiye kandi aragutunguye aguhaye impano. Icyo gihe rero menya ko uwo mukobwa akwiyumvamo, witakaza umwanya. Niba kukubona wamukunda, tera intambwe umubwire ko umukunda. Ikimenyetso cya 9 ni umufana wawe ukomeye. Bivuze iki? Agufana mu bintu byose ukora bya buri munsi. Eda uri umukinnyi w'umupira, uri umukozi, abagufana, akwereka ko ushoboye, akwereka ko uri umuntu w'agaciro, akwereka yuko bagenzi bawe bakubuze nta cyagenda. Agufana muri byose, ibintu byose ukora arabyishimira kandi akabikwereka. Akora uko ashoboye kose kugira ngo akwereke ko atandukanye n'abandi. Tugere ku mwanya wa 10. Ikintu cya 10 rero kizakwereka ko umukobwa mugendana agukunda by'ukuri. Akora ibikorwa bikoresha.
mu gushaka ko umubano wanyu ukura kandi akaba yifuza ko umureba. Umukobwa agerageza gukora uko ashoboye kose ngo umwiteho umurebe. Ibi bigendana kwambara neza imyambaro agakoresha ijwi ryiza mu gihe muganira, agakoresha ijwi rituje, inseko yoroheje, inseko nziza. Ibi byose nanone biri mu bimenyetso bizakwereka ko uwo mukobwa akwiyumvamo, mbese ku buryo niba mugendana mu nzira ubona agenda gukuraho, aba yifuza kugufataho, mwagira mbese akora bya bikorwa bikuresha, bikwigiza umutima hafi kugira ngo byibura ube wagira ikintu umubwira. Umwanzuro twatanga aha ngaha, hari abakobwa benshi bazagukorera ibintu nk'ibi ngibi ariko atari uko gukunda, ahubwo bitewe n'ikintu akwifuzaho. Nahawe rero nko kumenya ese mu by'ukuri uyu mukobwa unyerekeye ibimenyetso nk'uko tubivuze haruguru, ese koko arankunda? Ese ni amafaranga anshakaho? Ese ni ubundi bufasha anshakaho? Aba ari ahawe rero kugira ngo umekingishe, umenye neza ko uyu mukobwa ibimenyetso akora abikora kugukunda. Genzura urebe niba nawe umufitiye amarangamutima cyangwa se umukunda kuko abikugaragariza. Ashobora gukora ikimenyetso uba utamukunda, ashobora gukora ikimenyetso nta marangamutima ufitiye. Manza rero nawe wisuzume, umenye neza ko waba umukunda. Kandi nanone umenye ko abakobwa bari mu byiciro byinshi bitandukanye bitewe n'uko umukobwa ateye. Ashobora kutabigukorera cyangwa kukwereka ibi bimenyetso atari uko akwiyumvamo, ahubwo ari uko atazi kwerekana amarangamutima ye. Nanone hari umukobwa utazabikwereka kubera yuko we mu mubiri we uko ateye nta marangamutima ajyamo ariko agukunda. So nahawe rero kumenya ese umukobwa unyeretse ibimenyetso mu by'ukuri hari ikindi yaba ashaka atari urukundo. Wabona hari ikindi agushakaho kitari urukundo, ukabivamo hakiri kare. Wabona ko ku rukundo rwa nyarwo, ugatera intambwe ukamubwira ko umukunda. Caho naho utaha. Nanone mwibuke gukora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Ciao.